ushobora kuba ari umuzi cyangwa utamuzi, ariko byanze bikunze ijwi si ubwa mbere ryumvise. Nk'uko wabyumvise rero, uyu ni Nyansengiyumva Valentina cyangwa se Dorimbogo nk'uko abenshi twamumenye, akaba ari umukobwa wari umaze igihe kitari kinini muri showbiz nyarwanda, ariko we waramaze kwigarura imitima y'abanyarwanda benshi. Nawe uri kuri iyi video ndabizi ko urimo, uri mukobwa wamukundaga cyane cyane ugendeye ku bihangano bye, indirimbo yaririmbaga zisa n'izirimo ubudasa zitandukanye cyane n'indirimbo zimenyerewe hano mu Rwanda, ndetse bikagendera no ku biganiro yakoraga cyangwa se yagendaga atumirwamo bitandukanye kuri social media, cyane cyane YouTube, aho yagiye yamamara cyane bitewe ahanini no kuvugisha ukuri kwe. Yavuga ukuri kwinshi hafi ya kose, ntacyo aca ku ruhande. Uyu mukobwa rero ubu yamaze kwitaba Imana, naho muri iki kiganiro tugiye kuganira ku buzima bw'uyu mukobwa kuva ataratangira kujya muri showbiz cyangwa se mu muziki kugeza kuri uyu munsi yitabye Imana, kuko yitabye Imana ejo ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu masaha y'umugoroba azize uburwayi nk'uko byatangajwe. Turaza kumva rero ubuzima bwe, urugendo rwe, ndetse n'ibyo yasize we ubwe atangaje mbere yuko yitaba Imana. Rero tudatinze cyane, reka twumve bimwe mu byagiye biranga ubuzima bwe muri showbiz nyarwanda. Ni mu kanya. Sinize mba narabaye nyampinga. Ndirimba se mama. Dorimbogo, dorimfubu, dorimpara. Hano mfite 50 ngiye kuguha. Nutsinde iki kintu. Sibyo? Mane utamwongorera. Nta muntu ugukopeza. Ugiye kuvuga ngo umwaka mushya muhire mu Cyongereza. Ntabyo nzi. Kaye mafaranga gukora yazi. Senga niko ko tugende. Ntabyo nzi. Ko bana we. Koko. 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 Ntabyo nzi. Koko mama. Ntabyo nzi n'ukuri. Ay. Oya, arabikubwiye bimubwire use. Ngabisubiremo. Happy New Year. Happy New Year. Nje nta Cyongereza nzi njye. Mwumvise rero mu biganiro ngiye gukora bitandukanye. Ibyo ni imwe mu biganiro yakoreye kwa Emilene cyangwa se kuri MI Empire. Numva ko ibiganiro byaga bisekeje cyane, biri mu rwenya rwinshi n'udushya twinshi. Ni byinshi yakoze, ntabwo byose twabivuga muri iki kiganiro, ariko ni byinshi. Ntekereza ko nawe ufite icyo umuziho cyangwa icyo wari umuziho, undi nawe afite icyo yari amuziho. Uyu mukobwa rero Dorimbogo cyangwa se Vava cyangwa se Nyansengiyumva Valentina, umwita uko ushaka kwese naye, yavukiye mu karere ka Nyamasheke mu cyahoze cyitwa Cyangugu mu murenge wa Macuru. Akaba yari umukobwa iwabo uvuka mu bana batatu, akari wari muhererezi iwabo mu rugo. Uyu mukobwa rero yakuze n'ubundi yibera iwabo mu cyaro, akora imirimo isanzwe yo guca inshuro ndetse no gufatanya n'ababyeyi ndetse n'abavandimwe be gushaka icyabatunga, doko bituriye mu cyaro ahatagira n'amashanyarazi, handi hatagira umuhanda. Ubwo iratunzwe no guhinga mu magambo makeya, ariko yaje kwiyumvamo impano yo kuririmba. Nibwo yafashe icyemezo cyo kujya i Kigali agiye kureba
Minisita Edouard Bamporiki bari bafitanye isano ya hafi, ndetse bavuga ko yari na musaza we, ariko ageze i Kigali amakuru agaragaza ko cyangwa se atangazwa nuko yamuhamagaye kuri telefone ntabashe kumubona, ndetse yajya kumusura cyangwa se yajya aho yabaga nabwo abashinzwe umutekano bakamusubizayo. Ubwo guhana we ntibyashoboka bigishobotse, yatangiye rero ubuzima bwo gushakisha kugira ngo ashake uburyo yakuza impano ye, abagezeho bakamutera utwatsi. Yajyanye nibwo yafashe umwanzuro ajyana iyi ndirimbo ye Dore Imbogo kuri Radio Kiss FM, nabo ntibabasha kumufasha. Ibintu byamubaje cyane kuko mvuge ngo iyo ndirimbo nayibohereze kuri mail ya Kiss FM, urumva ntacyo bari bamufashije. Umukobwa yaratashye rero, abonye ubuzima muri Kigali bwanze bumucanze, aravuga ati nsinasubira iwacu mu cyaro muri bwa buzima bubi nari mbayemo, by'ibibazo nari ndimo. Afata umwanzuro wo kuvuga ngo reka noneho nigira inama yo kujya gukora akazi ko mu rugo. Ngiye gukora akazi ko mu rugo rero, muri kwa gukora akazi ko mu rugo, amafaranga yabajyaga bamuhemba yatangiye kuyabika, genda yizigama. Hashize igihe gitoya nibwo yabwiye nyirabuja ko agiye gusohora indirimbo, birabatungura cyane, ariko bumvise ko afite impano baramubwira bati nta kibazo, baramushigikira, bamubwira ati ubwo turashaka undi mukozi, wowe ukomeze impano yawe ariko uba hano mu rugo. Umukobwa rero yagiye muri studio akora indirimbo ye ya mbere, ayita Dore Imbogo, ari nayo yatumye twese tumumenya tukanamukunda. Umukobwa rero yagiye agaragara mu bitangazamakuru bitandukanye, haba kuri Yago TV show, ikinyamakuru cya Yago, MI Empire, yagiye kuganira ku binyamakuru byinshi bitandukanye, bamutumira asetsa abantu, ariko amagambo ye rimwe na rimwe arimo n'amagambo nyine yarateye, navuga ko atari meza, kuko yajyaga ku mbuga nkoranyambaga atuka abantu, ariko samutsemo nabo yita ko nabo bavuga ko yabatukaga, ntabwo ko yabatukaga nuko ababwira gukuri, kuko y'abantu n'umuntu wagira gukuri kwinshi cyane. Uyu mukobwa rero ubwo ubuzima bwe naho bwatangiye kwiyubakira, mu minsi ya vuba rero nibwo haje inkuru ivuga ko Vava cyangwa se Dore Imbogo, umwitwa ushaka, arwaye arembye, ariko abakunzi bamwe na bamwe ndetse n'abanzi be ntibabyemera, batangira kuvuga ati wasanga ari planka, kanagatwiko. Ariko we nk'uko yabyitangarije imbere y'uko yitaba Imana, yavuze ko yafashwe n'uburwayi, maze gufatwa n'uburwayi ajya mu bitaro, maze kujya mu bitaro ajya mu bitaro bya Nyirinkwaya, ariko abona harahenze, amafaranga harahenze, ndetse no kuba ntabo umuryango we bashobora kumugeraho byoroshye. Afata umwanzuro wo kuvuga ati reka njye kurwarira iwacu mu cyaro. Nibwo yagiye mu bitaro bya Kibogora hospital iri wa Nyamasheke, yivurizayo. Nyuma biza kwanga, bamuha transferi, bamwohereza ku Kibuye, ku bitaro bya Kibuye, ni mu karere ka Karongi, ariho yaguye, ariho harangiriye ubuzima bwe cyangwa se inkuru ye y'ubuzima hano kuri iyi si. Uyu mukobwa rero yababaje abantu benshi cyane, nanjye yambabaje birumvikana, kuko namukundaga, ndetse nawe uri kumva ikiganiro byanze bikunze hari ibyo wari umuziho bitatuma wishima. Byanze bikunze iyo umuntu atuvuyemo tuba duhombye. Rero amakuru ahari nuko uyu mukobwa nyine nk'uko nabivuze mu gutangira, yazize uburwayi, ariko kandi bikaga ko uyu mukobwa yarozwe, nk'uko amakuru dufite abigaragaza, byavuzwe n'umubyeyi we ko yajyaga ahabwa amata akirwariye Kibogora, bakamuha amata akayaruka. Nawe ubwe yabyivugiye muri video ngiye kuza kubahereza mu kanya, mwumva amagambo yitangarije nyuma.
mbere y'uko yitaba Imana. Rero bivuga ko yarozwe, kandi amakuru ahari ni uko yarozwe n'abavandimwe be cyangwa se abo mu muryango we, kambivuge gutyo, kuko yari amaze guteza imbere mama we, aho yari amaze kumuvana mu cyaro cya kure, yaramwegeje ku muhanda, yamuvanye mu manegeka, yaramwubakiye inzu, yarashizemo umuriro bakanda ku gikuta, amatara akaka. Rero bya bindi by'iwacu mu cyaro ibyo bizana bifu. Iyo bifu niyo yavuyeho urupfu rwa Valentina, kuko ntabwo abaturanyi be, ab'umuryango we babyishimiye, birangira bamuhaye uburozi aribwo bwamuhitanye. Nk'uko rero mugiye kubyumva muri iyi video, ubwe yavuga ko yapfuye ababaye, ubyumvise. Ariko icyo dushimira Imana kandi tumushimira nawe nubwo yatuvuyemo, ni uko yabaye intwari, kuko yasabye imbabazi. Yatumye Urugendo TV bamukoresheje ikiganiro mbere y'uko ava mu mwuka, ko bamusabira natagira amahirwe gusubira i Kigali, kuko nawe yumvaga asa naho ubuzima bwe bwarangiye cyangwa se burangiriraho, ko naramuka adasubiye i Kigali bazamusezerera inshuti ze, abakunzi be, kandi bakamusabira imbabazi ku bantu bose yaba yarahemukiye, uwo yabwiye nabi akamubabarira. Dore ko wamugani byose bikorwa kuri social media cyangwa se bikorwa muri entertainment y'u Rwanda aba ari agatwiko. Rero nawe yasabye imbabazi, natwe tumubwira ngo agire uruhuko ridashira, aheza ni mu ijuru, tuzongera tubonane. Reka rero twumve bimwe mu byo yatangaje mbere y'uko yitaba Imana. Dr. Yema naramubwiye azanshimira umuntu wamfashije wese. Ndarembye cyane, ariko ndihanganye kugira ngo abakunzi banjye bamenye amakuru yo kwa muganga y'ukuri. Nararembye cyane, narwaye igifu kiranyokera mu bitugu n'umutwe wose, nkaruka nkarwara umutwe udakira. Abantu bakoreye Net TV show Neboni ntagaruka i Kigali, uzasabira imbabazi ubona yamugiye. Ngibyo rero ibyo Valentina Dorimbogo yatangaje, ndetse mwabyumvise ko yapfuye urupfu rubabaje, aribwa cyane, aribwa mu gifu, aribwa umutwe, aribwa mu nda. Byari ibintu bibabaje cyane, ariko nyine nta kundi, ni iwacu aha twese niyo nzira tuzanyuramo. Icyo tugomba kumenya gukora ni ugumya tukamusabira kugira ngo Nyagasani amutuze heza. Murakoze cyane rero, mwe twabanye mu kiganiro, ni muri umushya kuri muyoboro wa Mixmax TV. Nagushishikariza gukora subscribe, imbi video wayikunze kandi uyikorere like, ukoreshe ya n'ibitekerezo muri comment, kugira ngo tubane mu biganiro byacu bya buri munsi bitandukanye. Udutere inkunga kugira ngo natwe tujye tubaha ibiganiro byiza kandi bigezweho umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane rero, mbaragije kugira amahoro y'Imana, muhorane ibyo kurya, amafaranga, umutuzo ndetse n'ibyishimo mu mitima yanyu. Bye bye.